byose. Imana nziza kandi ibihe byose. Waba ubabaye, waba wishimye, Imana ni nziza. Yego, shima Imana rero ikiturinze kandi Imana iduhaye amahirwe yo kuganira ijambo ryayo ihabwe icyubahiro. Ariko rwose biringenzi ko tugiye kuganira kuri ino ngingo, aho tugiye kuganira icyo kivuga ngo isuzume. Mbese wizera iki? Imana ni nziza. Arakurikiye isuzume. Mbese dusenga Imana. Uwiteka Mana idukunda, tunezezwa nuko twumva iteka iyo dusenze habwa icyubahiro. Amen. Tugiye kwigana ibyanditswe byera kandi niho wabyandikishije, reka nawe bitwigisha mu izina rya Yesu. Amen. Isuzume. Mbese wizera? Mbese wizera iki? Wilson wigeze kumbwira kandi ndacyarizirikana cyane. Nari ntari gisomera muri Bibiliya, ararimbwira. Isomo ryavuga ngo mu bizera ko Imana ari imwe, ariko ibyo ntibihagije ko n'Imana agira ute? Arabyizera. Ubwo rero mbere yuko dukomeza kujya mbere mu cyigisho, tuzajya mu Abakorinto wa kabiri. Abakorinto wa kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 5, hari amagambo avuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye ko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Ndagakira ngaha amagambo avuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Mwisuzume. Hari umuryo kubasuzuma wundi. Imana nziza. It's nice to be here. It's wonderful to be here. Urubuke kandi ukurikire. Turasomye ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu murebe ko mukiri mu byo tugira ute. Ubwo rero ngo nimwisuzume ubwanyu murebe ko mukiri mu byo twizera. Mumenye yuko mukiri mu byo twizera kandi mwigerageze. Nkomeje amagambo avuga ngo mbese nimwimenya kandi muzi ko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo. Mbega ariko turararikira tubaza ngo isuzume. Mbese kwizera rero ntabwo natangire kuri definition no kwizera, ariko mu Abakorinto mu Heburayo 11 umurongo wa mbere hari amagambo avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose byinshi udashidikanya ko sone ko kwizera ntabwo ari ibintu twiyumvaho, ni ukumenya. Imana nziza. Kadusome rino somo Abaheburayo, bandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere, amagambo avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Mu kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazagira ute, ni ukubimenya kandi ntushidikanya ko bitazaba. Murakurikiye? Imana nziza. Turakoresha iminota mikeya. Mu kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa kandi udashidikanya ko bitazagira ute, bitazaba. Kandi ko kwizera kugizwe no kumenya, sibyo? Ukamenya ngo wenda Imana nizera ntabwo ikunda ibi birabikunda, ukaba ubizi. Noneho ikindi gikurikiyeho ngo ni ukumenya rwose ibyiringiro, ibintu twiringira twabona, sibyo? Ikindi ngo udashidikanya ko bitazaba. Nimba twizera, niyo mpamvu twizera ko Imana iriho. Imana yacu iriho, irahari kandi tugomba gushidikanya ko ihari koko. Ntabwo tugomba kwishidikanya, udashidikanya ko bitazaba. Ngo kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Bitareba ko ari iby'iki? Tuvuga ati Imana yacu irahari, ibana natwe, iradukunda kandi ni iki? Iy'ukuri. Ariko iyo Mana ntabwo turayibona, sibyo? Imana twasomye ngo udashidikanya ko bitazagira ute, bitazaba. None isuzume. Mbese wizera iki? Waba wizera iyo Mana, ufite ibindi bintu wizera byindi biri inyuma, isuzume. Mbese wizera iki? Tutarakomeza, ndaza gutaba mu gitabo cy'intambara ikomeye page 120, ahantu nifuza ko tuza gusoma amagambo batwandikiye meza, ariko ndagira mbabwire ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Baduspecifying ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa, ariko ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyo ni ibyiringirwa bisanzwe bihari. Ubwo rero hano ikintu cy'ingenzi kirimo aha ngaha ni uko tugomba kwizera ijambo ry'Imana. Byaba ari ukuri? Kwizera iki? Ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Kandi ibyiringirwa kandi ahantu tugomba gushingira ibyiringirwa byacu nk'uko twavuze tubyiga mu migisho ni mu ijambo ry'Imana. Twavuga ko abatagize ijambo ry'Imana umuyobozi wabo bazabasha gutsinda kandi kegereje. Ubwo rero hano batwandikiye cyangwa se bajya kudusobanurira neza kuntu abantu benshi mwisi babwizwa ijambo ry'Imana, ariko iyo bataryumviye bigenda biti. Hano nshaka kudutinda ko bajya batubwira ijambo ry'Imana inshuro nyinshi, ariko se iyo tutabashije kuryumvira cyangwa se turigendere mu bigenda biti. Baratwandikiye ngo kuri page 20 igika cya kabiri gihari, baratwandikiye ngo igihe hariho amahirwe yo kumenya iby'Imana ishaka, igihe hariho amahirwe yose yo kumenya iby'Imana ishaka,
amaki usa kumenya Imana ishaka nabyo ni amahirwe. Harimo izikara amahirwe. Abantu babona babwirizwa bigishwa kugira ibintu bisanzwe. Bati n'ubundi umunsi ni kusaba twize no kusaba tindi tuziga niba cyumwe twize no cyumwe kindi tuziga. Sibyo? Ariko ngo ni amahirwe. Igihe hari amahirwe yose yo kumenya Imana ishaka, ubujiji ntibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Igihe umaze kumenya umaze kubona amahirwe kumenya Imana ishaka, bwabujije rufite utarabimenya. Sibyo? Ngo ntiba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Ndio bintu ndema nkunda kubabwira igihe twigana aho kugira ngo mutari muzi. Nyamubwira yuko igihe umenye icyo Imana ivuga nicyo gihe itangira kugirwa n'urubanza. Nimba Imana ikubwiye ngo wenda twavuze ku kintu twiga, twavuze ku kintu cyerekeye imirimbo, sikakivuzeho shisha mu gitondo. Nimba ikubwiye ngo umurimbo ntabwo ukwiye kuwambara, kuko asonye umurimbo wanyu kuba inyuma. Nimba umurimbo tubwiye Imana tubwiye ngo umurimbo ntabwo ukwiye kuwambara, kuva icyo gihe ubimenye nibwo urubanza rukugiye. Nubikora zahabwa ubugingo buhoraho, nutabikora ni amahitamo yacu. Imana idufashe cyane. Ngo rero igihe hari amahirwe yo kumenya ibyo Imana ishaka, bushinwa ntabwo kibaye rwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Ngo umugenzi ageze mu ihuriro ry'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengeje ibyo byapa akanyura mu nzira abona ko ari imubereye y'ukuri, ashobora kuba abikoze yumva ko kuri we, ashobora kuba yikoze yumva ko ari mu kuri kwe, nyamara bidatinze azisanga yanyuze mu nzira yamuyobeje. Baduharugera tubwe mu mugenzi aramutse ari mu nzira, wenda ugasanga iyi ni inzira y'Ikabadaha, iyi ni y'Inyanza, wenda iyi ni y'Imuhanga. Sibyo? Noneho njyewe shaka kujya Inyanza, ariko mbonye hari naho ibyapa bigaragaza abantu bijya ndavuze ati kace mu y'Ikabadaha irangizayo. Urumva nindamuka nyobye cyangwa se rwo nakumva wenda iyo nzira ari cyo aho kuri kwanjye, ariko ngo bizagira nyobye. Ngo bidatinze ngazisanga kwanyuze mu nzira yamuyobeje. Ngo rero Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Imana nziza. Ndasomye ngo Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Igihe umunyamategeko yasanga Yesu akamubaza ati nakora iki kugira ngo nzaraga ubugingo buhoraho, Umukiza yamusubije ibyanditswe agira ati byanditswe bite mu mategeko, wasomyemo iki? Ubujiji ntibubasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo cyangwa ngo bakureho igihano gikurisha itegeko ry'Imana. Bafite mu biganza byabo umuyobozi w'indahemuka w'ayo mategeko n'amabwiriza yayo ndetse n'ibyo asaba. Ngo kugira imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza, cyangwa se icyo umubwiriza yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Imana ni nziza. Amagambo sinzi murayumvisha. Batubwiramo ibintu byinshi, batubwiramo ko ubujiji batabasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo. Nimba hari ibintu utaruzi, bisomo kandi some. Byakozwe mu 17:30. Byakozwe mu 17:30 amagambo avuga ngo nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Iminsi yo kugira ute? Imana igize ute? Ariko itegeka abantu bose kugira ute? Nimba nari ndi mu byaha igihe runaka, nindamuka ngarukiye Imana, nindamuka numvise ijambo ry'Imana nkumva rwose nemeye ibintu rivuze, ko abanza kwemera nkumva nemeye ibintu rivuze. Iyi minsi yo kujijwa yarabanje ko tuzi neza yuko kuva mu byaha yo kujijuka. Imana nziza. Kuba Uwiteka ari wenyine kandi kuva mu byaha kugira ute? Ubujiji aho tuvuga hano ni ubujiji bwo kuba mu byaha. Ntuzatekereza ko ari ubundi bujiji bwo kuba wenda umuntu atarize se cyangwa se atazi ibintu runaka. Ni uko ari mu byaha. Kuva mu byaha kugira ute? Ubwo uriyo arashishwe. Imana nziza. Iyo uri mu byaha runaka tubamo, ibyaha runaka twavukiyemo ariko Imana ifuza kudukuramo, iyo tubirimo tukamenya ijambo ry'Imana, iminsi yo kujijwa Imana irirengagiza, ariko tugiye ikintu kimwe cyonyine: kwihana. Imana nziza. Kwihana itegeka abantu bose kugira ute? Kwihana. Yatize kubwiriza, batize kuririmba, batize kugira ute? Iyo ngingo y'ingenzi rero. Kwihana iyo umuntu amaze kumenya ijambo ry'Imana, ingingo y'ingenzi ibanziriza izindi. Suko ibindi ari bibi, kuba ndi kubwiriza ntago ari bibi, sibyo? Ni inshingano yanjye nk'umubwiriza. Kuba ari uwaturirimbira tugafashwe ni byiza, ni inshingano ye. Ariko habanje iki? Imana nziza. Ubwo rero ikinyenzi tubwirwa hano mu ijambo ry'Imana nuko iminsi yo kujijwa Imana yirengagije itegeka kugira ute? Kwihana. Turasomye rero agakiza k'umuntu kari mu maboko ye. Agakiza k'umuntu kari hehe? Mu maboko ye. Niyo mpamvu ngo warimbuka waba wizize.
turamutse turimbutse akagiza kaciri mu maboko yacu, turamutse duhisemo Imana ni byiza, duhisemo Satani ni amahitamo. Imana izayabangamira ngo kiza ko umuntu rero mu maboko ye, ngo kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Kwishakashakira bisaba twenshije ngo gusabana n'Imana ko udakunisha. Twabonyemo neza yuko mbere cyangwa se nyuma ingingo yekeye gusenga twasomye ngo weho nugira ute, ntago ari mwebwe n'umusenga ari amasengesho rusange, ariko amasengesho wenyine ngo weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ugira ute urugi. Twabonye ko ari urugi ruhe, urugi rw'umutima, aho Yesu avuga ngo magaze ku rugi rute. Ubwo rero ngakiza ko umuntu kari mu maboko ye, kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Hasi twatwandikira ngo inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu kwiga ibyanditswe byera, ngo maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete wo gukurikira icyitegererezo cye. Nsubiramo amagambo, inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese ni iyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera. Uberesha ukuri ijambo ryawe, ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Ubwo rero dushaka kumenya ukuri tujya hehe? Dutega amatwi umubwiriza runaka, tujya hehe? Suka ashobora kuba atavuga ukuri, nawe yakuvuga aramutse agukiye mu ijambo ry'Imana, ariko dushaka kumenya ukuri ahantu hambere mu byanditswe byera. Ubwo rero ngomba gushakashakira ukuri, icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera, maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete wo gukurikiza icyitegererezo cye. Nyuma yo kumenya ukuri tugomba kugira ute kugendera. Rero Imana ibidushoboza. Hasi bakomeje twandikira ngo dufashijwe n'Imana ubwacu tuziyungamo ibitekerezo mu ijambo ry'Imana, ngo nk'uko ari twe ubwacu tuzazwa ibyacu imbere y'Imana. Abaroma 14:12 hari amagambo avuga ngo nuko umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'iki. Maze ibyigisho twereka ko inshingano yo kuzajya musajye mu ijuru, cyangwa se inshingano yo kugira ngo tuzaye mu bwami bw'Imana ni y'umuntu ku giti cye. Cyangwa se tugasenga ku isabato, kaza isabato tugasenga, ariko igihe hadakoze umurimo w'umuntu ku giti cye ntabwo ibintu byatanga umusaruro. Imana ni nziza, dufashijwe n'Imana rero twige ijambo ryayo, dufashijwe n'Imana tuziyunguramo ibitekerezo nk'uko ari twe ubwacu tuzibazwa ibyacu imbere y'Imana. Njyewe na Daniel muri Daniel 12 yarimo arabaza igihe cy'ubuhanuzi yeretswe, ariko aravuga ngo genda kuzagarara mu mugabane. Daniel ntabwo azajya guhagarara mu mugabane wa Yesu, Yesu atubazahagararamo, cyangwa se Yesu ntabwo ubanza azamugera, ahubwo tubwe nka Mose n'abandi bose bamubanjirije, azahagarara mu ruhande rwe mu gihe cy'urubanza, nanjye mpagarare mu rwanjye n'abandi bahagarare mu ruhande. Ubwo rero ibi bintu nta kigari kirimo, sibyo? Kugira ngo twizere ntabwo bisaba ikigari, ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Mudashidikanya, iyi ni inshingano y'umuntu, ni ukumenya rwose ibyiringirwa dufite udashidikanya. Dukomeje, ndifuza kujya ku gitabo cyitwa ubutumwa bwatangarijwe, ifite kiri soft, ni kuri page ya 10. Ndetse ubutumwa bwatangarijwe mu mugabane wa kabiri baratwandikiye ngo nimureke ibyo ijambo ry'Imana rivuga byumvikana kandi byoroshye bibi bitunga intekerezo, kuko uku gukekeranya ku bitekerezo bitavuga neza muri ryo ari ukwishyira mu kaga. Isoma n'amagambo y'ijambo ry'Imana rivuga byumvikana kandi byoroshye bibi bitunga intekerezo, kuko gukekeranya ku bitekerezo bitavuga neza muri ryo ari ukwishyira mu kaga. Mbega hari ibintu bivuga neza mu ijambo ry'Imana, ariko baranatubwiye ngo gukekeranya ku bitekerezo bitavugwa neza, kubitekerezo bitavugwa neza. Nk'ubu ngubu nyakunda guhura n'ibyo bibazo nk'abantu babibaza. Nta muntu cyangwa se nta ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Imana yavuye hasi. Hari umusize itangiriro ry'Imana cyitwa nta nirihariye tuvuga ngo ndarufa nande itangiriro ribonetse n'iherezo ribonetse ku Mana, ntabwo bisaba ngo izajye kurishaka. Ubwo rero ari ibintu Imana itadushire hehe mu ijambo ryayo. Ubwo rero ngo nimureke ibyo ijambo ry'Imana rivuga byumvikana kandi byoroshye bibe ibitunga intekerezo. Intekerezo zigomba gutumwa n'iki? Uberesha ukuri ijambo ryawe, kwera kw'abantu cyangwa se kwera Yesu asabye abigishwa be ni ukuberesha ukuri. Yohana 17:17. Kuberesha iki? Ukuri. Abantu rero bifuza kuzagera mu ijuru, kandi mu ijuru tuzajya umuntu wanduye, azajya abantu bera. Abantu bifuza kuzajya mu ijuru bakiga ijambo ry'Imana. Barahari? Nakenda twisuzume cyane fice tuvuga ngo isuzume mbese wizera iki? Twisuzume. Ariko tuma ko tuzajya mu ijuru, ariko gahunda yo kwiga ibyanditswe byera nko twayize, gahunda yo kugendera mu cy'Imana dusaba twabishize ku ruhande. Nkomeje baranditse ngo ubushobozi bw'umuntu ku ipaji 12, ubushobozi bw'umuntu bugomba guhuzwa n'imbaraga y'Imana kugira ngo tubashe kurangiza umurimo uheruka
ugomba gukorwa muri iki gihe. Ubushobozi bw'iki kwiti wansomeye kandi ukamusomera kumva. Ubwo rero ubushobozi bw'umuntu bugomba guzwa n'imbaraga y'Imana. Urashobora gusanga umuntu udashoboye gusoma nk'uko nashobora gusoma umurongo babiri nkawumenya, washobora kugenda yawumva rimwe ntuve mu mutwe, kubera ko ubushobozi bw'umuntu bwahujwe n'imbaraga y'iki y'Imana. Kugira ngo tubashe kurangiza umurimo uheruka ugomba gukorwa muri iki gihe. Hasi rero hari amagambo nifuza ko nza gusoreza bavuga ngo bityo mu isaha ya 11 abantu ibihumbi byinshi bazabona kandi bemera. Mu isaha sangahe ikintu cyo kubwiraho gatoya ubundi gisoza. Mu isaha ya 11 abantu ibihumbi byinshi bazemera kandi bagira ute bazabona kandi bemera ukuri. Ukuri ni iki? Ukuri ni iki? Wenda muzasoma Bibiliya ibintu bitatu Bibiliya yavuze ko ari ukuri. Muri Zaburi yavuze ko amategeko y'Imana ari ukuri. Zaburi 119. Muri Yohana 14:17 havuga neza yuko ijambo ry'Imana ari ryo kuri. Hanyuma muri Yohana 14 Yesu yongera avuga ngo inzira n'ukuri ni iki? Ngiki kintu Bibiliya yitukuri. Ngo rero ngo mu isaha ya 11 abantu ibihumbi byinshi bazabona kandi bemere. Bagiye kuzabona Yesu, babona amategeko y'Imana, babone niki ijambo ry'Imana, bazabona kandi bemere ukuri. Ngo dore iminsi izaza, baduha isomo riri muri Amos 9:13 rivuga ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'imizabibu azakurikirana n'ubiba imbuto. Uko guhinduka abantu bakemera ukuri kuzaba mu muvuduko uzatangaza itorero, kandi izina ry'Imana ryo nyine niryo rizahabwa icyubahiro. Tukavuga ngo iki? Abaga manejeje cyane. Uko guhinduka abantu bakemera ukuri. Abantu benshi bari mu binyoma, turabizi. Tuziko mu byashe cuna dufite tubazo ngo mu bwoko nyabyo ute soke. Hari abantu benshi bire muri Babuloni kandi batazi neza ijambo ry'Imana rivuga. Ariko none ngo abantu ngo kuguhinduka abantu benshi bakemera ukuri kuzaba mu muvuduko uzatangaza itorero, kandi izina ry'Imana ryo nyine niryo rizahabwa iki? Nkomeje aya magambo twanisonyeje bavuga ngo bityo mu isasa abantu ibihumbi byinshi bazemera kandi bazabona kandi bemera ukuri. Aya magambo ahuye n'umugani dusoma muri Bibiliya ujyanye n'abahinzi. Murabibuka umugani rwose abahinzi baje guhinga. Umugani tusoma muri Matayo 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ko bose bahabwa ibihembo bigize ute? Bahabwa ibihembo bingana. Ubwo rero mu isaha ya 11 ni igihe akazi kaba kagiye kurangira. Tugakomeza saa 7 kujya muri refi, tugakomeza ku saa 11 umunsi ugiye kuyirute. Ndagira ngo rero ubu butumwa cyangwa se abantu bazemera ukuri bazemera ukuri umurimo w'Imana uri murarangira ku isi. Mana nziza cyatuvuga ngo turi muri isi y'imperuka, kandi muri tugende kuri Bibiliya twari ibimenyetso byose Bibiliya yatanze bigaragaza neza ko turi muri isi y'imperuka. Ubwo rero muri no minsi igihe umurimo w'Imana ku isi ugiye kurangira, abantu ibihumbi byinshi bazabona kandi bemera ukuri. Ubwo rero kwemera ukuri biratangaje. Ukuri bazemera ni ukuhe? Ni ukuhe? Ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagiye kuzemera cyangwa se bagiye kuzabona kandi bemera ukuri, bazemera ijambo ry'Imana. Ubwo rero ijambo ry'Imana abantu benshi badafite pe. Bari mubizi hari dini se ari amadini atagira Bibiliya ni make, arahari wenda giye hari nk'amadini adakoresha Bibiliya, wenda hakoresha ibindi bitabo se runaka cyangwa se batayikoresha cyane. Hari n'abantu nzi bajyana Bibiliya mu rusengero kabibumbye bakaza kwisoma rimwe batoje bikarangira, sibyo? Ibi rwose bijya bibaho. Ubwo rero abantu benshi bafite ijambo ry'Imana, n'abandi bafite Bibiliya muri za Bibiliya hehe muri telefone. None kuko tubwira ngo bazabona kandi bemera ukuri. Nawe dusubiza kuki batubwiye ngo bazabona kandi bemera ukuri? Kuko abantu benshi tuzi ko ukuri mwamwe ngo bazemera ijambo ry'Imana, kandi kuko niko bibiri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. None ko abantu benshi bafite ijambo ry'Imana kandi bakaba bazabona kandi bakemera ukuri, bite byaje? Bazasobanukirwa n'iki? Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Ni ukumenya ite? Bazamenya ijambo ry'Imana, bari barifite, barisoma, ariko gute barimenye kandi barisobanukirwe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero kwizera no kumenya byose by'inyigisho dushaka ko bitazaba. Rero abantu ibihumbi byinshi bagiye kuzemera ukuri, kandi ibi bintu ntabwo navuga ngo bizaba, ahubwo byatangiye no kuba, sibyo? Mu kandi izina ry'Imana twasomye ngo zahabwa iki? Cyubahiro, kubera ko Imana izakora umurimo mu bantu. Ariko nubwo tubizi ko abantu bazemera, hari abantu benshi bazanga. Ari mubizi nakunda kubibwira abantu yuko umubare w'abantu bazajya mu ijuru n'uwo bazarimbuka, muri no bahagira ute bataraburiwe. Imana itashaka ko bajya mu ijuru, ariko amahitamo yabo bahisemo kuzaba mu mugabane mu binyamara. Imana ibi twifuza twese kuzaba mu mugabane mwiza. Imana gana ku musozo ndaza kujya muri Yohana 12 kugira ngo turebe ikintu Yesu yavuze ku magambo y'Imana. Yohana 12 Yesu avuga ku kintu cyerekeye amagambo yari yazaniye abantu batuye isi ariko ntibayemere. Hari turivuga ngo
Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Hari inkuru yari yabanje ko Yesu agenda i Yerusalemu ahetswe n'indogobe, kandi rwose abantu bamwakiriye nk'umwami ukomeye cyane, barambura amashami hasi akagenderaho n'imyenda n'ibindi byose barambuye kugira ngo yute abitambukeho. Ariko ndagira mbabwire ngo aba bantu bavuze ngo cyangwa se bakoze ikintu cyo kuramburira Yesu inyambaro kugira ngo abashe kwitambikaho nk'umwami, abantu baje no kuvuga ngo nabambwe ntagira ute rwose. Rero iki ni ikintu cyerekana ukuntu umuntu ashobora guhinduka mu buryo butangaje. Yesu rero yari azi ko nubwo bakoze ibi ngibi bashobora kuzanguka cyangwa se bazabikora mu hazaza, kuko baga ku murongo wa 44 havuga ngo, yanashaka 44 amagambo avuga ngo Yesu aravuga cyane ati, unyizera sinjye abayizeye, ahubwo abayizeye umuntu. Ine gatanu, numbonye ababonye uwantumye, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ibi ni ibintu twasomye, basingana benshi bazabona kandi bemera iki? Ijambo ry'Imana ni umucyo rwose. Ko zabije cyumye mu bushaka gatanu avuga ngo ijambo rya mutabaza ry'iki? Abaza riramurika. Ine gatandatu amagambo avuga ngo naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ine karindwi, ariko umuntu twishana amagambo, ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere. Umuntu niba amagambo yanjye ntayitondere, abantu bumva amagambo y'Imana ariko kuyitondera bikaba ikibazo. Ariko nshobozwa Yesu na Kristo ugira ute umuntu niba amagambo yanjye ntayitondere, sinjye umucira witeka, kuko nazanywe mu isi kuko nazanywe no gucira abari mu isi witeka, ahubwo naje kubakiza. Ni umurimo wa Yesu ngo uwumva amagambo ya Yesu ntayitondere ntago ari Yesu umucira witeka, kuko atazanywe no gucira abantu abari mu isi witeka, ahubwo yaje kugira ute kubakiza. Ngo sinyumucira witeka kuko nazanywe no gucira abari mu isi witeka, ahubwo naje kubakiza. Ine n'umunani, unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umucira witeka, ijambo navuze niryo zamucira witeka umunsi w'imperuka. Ijambo nagize ute navuze. Ntabwo nakomeze gusoma ibihano byinshi, ariko mutabashyira amariko baratubwiye ngo imiburo yose mwumvise. Imiburo myinshi abantu bagiye bahabwa, zose mu gice cya 3 n'akivuga ngo umuburo ugize ute uheruka. Hari imiburo abantu bagiye bahabwa, ariko noneho hari n'umuburo wa nyuma uzaza. Nibyo rero ibintu cyane tubwirwamo hano. Ngo umuburo wa nyuma uzaza nubwiye abantu ko bagiye kuzanya inyamaswa y'ishanye cyiki cyane. Rero bagomba kubizirinda kugira ngo umujinya w'Imana utazabasukwaho. Kuko ibintu byanditse mu 14:9 asobene somo kugira ngo ryumvikane neza, avuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho aravuga ati, avuga ijwi rirenga ati, umuntu nanyanya amaswa y'ishanye cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzaho ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi ngo acuma ku mujinya wayo, kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubazwa kwawo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa n'ijoro abanyanyamaswa y'ishanye cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Imana nziza, abantu bashyira n'amagambo. Inyamaswa bisobanuye iki? Inyamaswa bivuze umuntu nanyarira bwami n'igishanye cy'iki cyayo. Inyamaswa yo kuba bivuga ubwami ntabwo ari ibintu twahinze cyangwa se ntabwo ari ibintu bibiri tavuze, ahubwo bivuze muri Daniel 7:17. Yavuze ngo izo nyamaswa ari nuko ari enyo babonye nibo bami banazadukanisa. Ngibyo rero turasoma ngo umuntu naranya inyamaswa hari ubwami bugiye kuzaza abantu basaga kuburamya. Mana nziza ndi kuvuga mu mvuga ijimije, ariko ndagira mubwishe neza yuko rwose abantu tuzumvira Imana bazisanga mu mugabane mubi, kuko abantu bose bazanywe ubwami bazaba batazi Imana yo mu ijuru cyangwa se banze kuyumvira. So kutayimenya no kutagira ute kutayumvira. Ubwo rero umugabane mwiza twahitamo kuzaba mu mugabane mwiza, kuzaba mu mugabane w'Imana. Umugabane Yesu avuga ngo unyanga ntayitondere afite umucira w'iteka, ijambo navuze niyo zamugira ute zamucira w'iteka. Amagambo twumvishe kandi kuko niyo twirebye bwacu dusanga kuko bikwiriye. Ubwo n'ubutabera bw'Imana yuko Imana nimba arambwiye ngo Mike ntukibe, ibyo najya kwiba nkabanza nkabitekereza nkavuga ati kama mbaye reka iki cyane ubwo nzi ko ari iki ariko nkagikora. Ibyo bintu ni umuburo ukomeye ubuza kuri njyewe, kandi igihe nakomeje kuwumvira Yesu natsimiye umwuka w'Imana azahora agira ute aruhanya n'abantu nkayo nguko. Imana yavuze mu gihe cyane ugiye kuri muri rasi avuga ngo umwuka wanjye ntazahora anyuha n'abantu kuko ari abantu b'umubiri, nta n'indi mpamvu. Imana ni akuntu ikomeye, buriya ari igihe wigeze kwiga ngo guca bugufi, buriya nubwo tuba tuvuga ngo twishyire bugufi imbere y'Imana, ariko Imana nica bugufi. Ahubwo Imana ica bugufi ikatwumva, sibyo? Tukayishyikiza amasengesho yacu kuvuga ati abantu nubwo ari abanyabyaha, nubwo rwose abantu bakora ibintu bitandukanye binashima, ariko kambumva. Imana ni nziza. Soza rero ngiye kuvuga ikintu cyitwa umuhamagaro wacu. Mu minota itarenze nk'ine ntasoza umuhamagaro wacu. Ndaza gusoma kuri page 195 mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatanzwe volume ya 2. Hari article ivuga ngo izina ryihariye n'abantu bihariye. Izina ryihariye n'abantu bagize ute?
izina ryihariye n'abantu bihariye. Buriya rero mu isi hari abantu benshi bafite amazina atandukanye, tugiye turi imidirimbo ivuga ngo izina ryiza ni iryande, izina ryiza ni irya Yesu, ariko hari izina ryihariye n'abantu bihariye. Ngo ntabwo uteye isoni ni izina ryacu, ni n'abati baryandikaga ngo turabadivanise umunsi wa karindwi, ngo mbese tuteye isoni n'izina ryacu, igisubizo cyacu ni hoya. Ntabwo tuteye isoni naryo, ni izina Uhoraho yaduhaye ryerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero. Iri zina ngo ryerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'iki? Ngiye kubisobanura. Abadivanise umunsi wa kangahe? Ijambo Advent risobanuye gutegereza. Nta nutegereje Yesu ariko bari ku munsi wa kangahe? Ngo rero ngo ryerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero. Andi matorero yose agomba kwipima kuri uko kuri. Ese ategejwe kwa Yesu? Yego. Yubahiriza amategeko y'Imana uko ari 10? Yego hoya. Dukurikire rwose. Ryerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero. Bategejwe kwa Yesu, kandi icyo njyageza no kubwira abantu bashobora kucyumva yuko abantu hafi ya bose bari ku isi ni Abadiventiste. Sibyo? Ko Abadiventiste bategejwe kandi Yesu, kandi bose naje gusanga n'abatizera Yesu bavuze ko bategereje ko hemeruka izabo, ubwo ufite ikintu bategereje. Sibyo? Gihari. Advent ni ugutegereza. Noneho ngo b'umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Umunsi wa karindwi tusoma muri Bibiliya cyane, kandi n'ubundi turi ku munsi wa karindwi. Sabato nziza, kandi umunsi w'umunezero. N'umunsi ni umunsi w'umunezero rwose, kandi ntabwo ariko twabyihimbiye. Yohana Yesaya 58:19 turavuga ngo nibyo nukanagira isabato kanko ryo shace ku munsi wanjye wera, aho ukita isabato iki? Ukita isabato umunezero. Byanditse rwose muri Yesaya 58:19. Ubwo rero ngo turabajyana umunsi wa karindwi, kandi ushobora na hato gutera isoni n'irize. Nk'ishyanga tugomba gushikama ku kuri n'ubutungane. Nk'iki? Abashyitsi n'ibiterano baraza kunyihanganira, ariko nk'ishyanga tugomba gushikama ku kuri n'ubutungane. Ukuri ni iki? Ukuri ni iki? Ubutungane. Yesu Kristo gucyanuka. Yesu Kristo ni gucyanuka kwacu. Ubwo rero nimba tuvuga ko tuzi ukuri kw'ijambo ry'Imana, kudutunganye kutweza. Mana nziza. Ngo nk'ishyanga tugomba gushaka kuri n'ubutungane. Ubwo nibwo tuzahesha Imana ikuzo. Buriya tuba tubirebera mu rwego rw'itorero hanini, ariko tuba tureba mu itorero dufite hano mu kigo. Sibyo? Ngo nk'ishyanga tugomba gushikama ku kuri n'ubutungane. Ubwo nibwo tuzahesha Imana ikuzo. Twasomye mu bitabo tureba hirya, tureba ngo musasa ku mwana benshi bazemera ubutumwa, tubavuze ngo kuguhinduka abantu bakemera ukuri kuzaho mu mvuduko uzatangaza itorero, kandi izina ry'Imana ryonyine rizahabwa iki? Icyubahiro. Nimba izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro rero, kugira ngo rihabwe icyubahiro nuko dushikama ku kuri n'ubutungane. Ngo tugomba gukorokorwa mu bibi, ntitwe mu mitego cyangwa ngo twanduzwe n'abantu. Tugomba guhora duhanze amaso Yesu, we nkomoko yo kwizera kwacu, kandi akaba ari nawe ukunonosora. Nkomoko yo kwizera kwande? Abantu bose bavuga ko bizera, uko kwizera Yesu Kristo. Soza ndaza gusoma isomo riboneka muri Petero wa 2 shaka 17. Ni isomo risoza. Mana nziza, nabarambiye turasoje. Mana nziza kandi ibihe byose. Mana nziza. Isomo risoza rivuga ngo Petero wa 2 shaka 17 amagambo avuga ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri buriya rero hari abantu bazaburirwa ariko byararenze. Tuzi ko imbabazi z'Imana zizagera zikarangira, sibyo? Kandi bakavuga ngo ari igihe imbabazi z'Imana zizageraho zikarangira, kandi imbabazi nizirangira nibwo abantu benshi bazakanguka, baziruka imisozi n'ibibaya bashaka kubabwiriza ubutumwa, ariko ntibizashoboka, imbabazi zizaba zarangiye. Ubwo rero indirimbo itubwira neza ko ari igihe kizagera imbabazi z'Imana zikarangira. Hano gushaka ijambo ry'Imana ariko nagira ute ntibaribona. Ubwo rero twibutwe buriwe hakiri kare, mwirinde mutajya n'uburiganya bw'abanyabyaha mukwiye gushikama kwanyu, ahubwo mukurire muri Kristo, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Turasoje. Imana ibahe umugisha. Twisuzume turebe ngo twizera iki. Senga Imana. Uwiteka Mana ikomeye kandi hambaye, tushitse gimbaje kushoboye byose mu bikiro. Maze kutwigisha kandi twakiri kwisumura ibyo twizera, ibyo kwizera kuzima mu izina rya Yesu. Amen.